dusome ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa 3 turaje gusoma n'umurongo wa 12 ndetse dusome n'uwa 15. Ku murongo wa 3 haragira hati haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese uwo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Umurongo duhere ku murongo wa 11 tugeza ku wa 13. Kandi n'abakreti n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu, bose barumirwa. Bibayobeye barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze ihira. Umurongo wa 15. Abandi basinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoheli ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba ku munsi w'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko ubushize twabiganiriye. Twavuze kuko Imana ishaka kuvugana n'abantu kenshi babwirira mu migani, ubundi kandi ikazigenda igereranya ibintu cyangwa se ibishushanya. Twavuze yuko hari imbaraga z'umwuka wera zigereranywa n'umuyaga, kandi tubona ibikorwa n'imbaraga z'umuyaga bikorera mu mitima y'abantu. Ibyo twabiganiriyeho. Uyu munsi naho turashaka kureba ikindi gice cya kabiri kitubwira imbaraga z'umwuka wera zisa n'umuriro, kandi ni nabyo byabaye kuri wa munsi wa Pentecote. Habaye ibintu bibiri bikomeye cyane. Icya mbere haje imbaraga z'umuyaga uhuha cyane. Icya kabiri hatubwiye ngo haboneka indimi zisa n'indimi z'umuriro, kandi ngo zari zigabanyije, ururimi rukajya ku muntu uwo ari we wese. Ngo zibagezeho batangira kuvuga izindi ndimi, bavuga indimi batigeze bigishwa, ariko bigishijwe n'umwuka wera. Turabyibuka neza kuko Yesu aza kuja mu ijuru yari yabwiye abigishwa be, arababwira ngo umwuka naza azabigisha byose, ndetse ngo azabibutsa ababwire n'ibyenda kubaho. Noneho hano amaze kubamanukira ngo bavuga izindi ndimi. Nk'uko twabivuze mu kindi gice, twavuze yuko umunsi mukuru wa Pentecote wari usanzweho. Abantu bahoraga bajya kuwizihiza i Yerusalemu bavuye mu mahanga ataramwe, bakaza i Yerusalemu bakajya kwizihiza iyo minsi mikuru ya Pentecote. Twavuze kuko yari iminsi y'imisaruro, umunsi wo kunezerwa, umunsi wo kwishima, bari kumwe n'imiryango yabo yose. Uyu munsi kandi nanone bose bari bahari, bari hamwe. Ariko noneho icyaje kubatangaza ni iki ngiki, nuko ziriya ntumwa zatangiye kuvuga mu zindi ndimi, bavuga n'indimi z'abariya bose bari bateraniye aho ngaho. Bamaze kuzivuga abantu ngo baratangara, barumirwa, niko Bibiliya yatubwiye. Kandi ngo cyabatangaje niki, nuko bari ko bavuga mu ndimi zabo, bakavuga ibitangaza by'Imana. Ariya mahanga rero yarateraniye aho ngaho, aratangara cyane, arumirwa. Ariko ngo haboneka abandi barabanegura, baravuga bati reka da, nta cyabaye, ahubwo aba bantu basinze. Ariko reka mbabwira abahaye banumva, nubwo wasinda bingana gute, waguma ukavuga ibindi gusa mu ndimi usanganywe, ariko ntabwo wavuga ku rundi rurimi. Nyamara abuzuye umwuka wera bavuga indimi batigeze bigishwa. Kandi ibyo ngibyo ibyo tuvuga tubivuga tubizi, tuza bazivuzemo, kandi bazivuga batarazize. Ubu abantu biri mu kubagora cyane, bakavuga ngo none se izindi ndimi n'indimi nyabaki.
ngo n'indimi tugomba kwiga k'icyongereza, igifaransa. Ariko reka mbabwire uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo tuvuga indimi z'uburyo bubiri iyo turi mu mwuka. Tuvuga indimi z'abantu b'amahanga tutazi, tuvuga indimi z'abamarayika. Abikorinto ba mbere bice 13 harabitubwira ngo nubwo navuga ku ndimi z'abamarayika ariko ngo ndafite urukundo ntacyo mbandicyo. Ni ukuvuga kuko iyo tuvuga indimi zitandukanye ntituvuga indimi tuzi ariko tuvuga indimi tutazi tubiheshejwe n'iki ngo nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Biratangaje cyane. No muri no minsi hari abantu usanga bahaye bavuga ngo barajya kwigisha abandi kuvuga ku mwuka wera. Ibyo ni ibintu byabo, ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bavuga ku zindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ntabwo ari abantu bazibahaye, ntabwo ari abantu bazibigishije, ariko nuko umwuka yazibahaye kuzivuga. Noneho ngo bamaze kuzura umwuka wera, batangaye, bibayobeye, bibashobeye, Petero arahaguruka. Nzashima Imana cyane kubera ko uyu munsi nta watoye Petero, ariko imbaraga z'umwuka wera zaramuhagurukije mu babo 11 cyangwa se 12, kuko bari bamaze gutora Matiyasi yarabarimo buzuye rya 12. Arahaguruka abahamiriza ibyabaye, arababwira ngo aba bantu ntabwo basinze, ngo ariko ahubwo ngo n'iby'Imana yasezeranyije mu kanwa k'umuhanuzi wayo Yoheri. Ngo arababwira ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ku bantu bose, kubera kuko mu isezerano rya kera hari abantu bakeya basukwagaho umwuka wera, bakaba abahanuzi, bakaba abami, bagakora n'iyindi mirimo y'umwuka yashatse kuko abakoresha icyo gihe. Ariko iyo mirimo yarangira umwuka wera akagenda. Ariko hano mu isezerano rishya twanabivuze mu zindi nyigisho, twarabivuze tuvuga kuko umwuka wera ntabwo azadusiga, ahubwo azabana natwe ibihe byose. Arababwira ngo ni umwuka wera wasezeranijwe mu kanwa k'umuhanuzi Yoheri. Ngo aravuga ngo mu minsi y'imperuka ntibizaba ngo muri rya minsi yari isanzwe, ariko noneho ahubwo nzasuka umwuka wanjye wera ku bantu bose. Reka mbabwire ngo umwuka wera yaje kuri buri muntu wese, ni isezerano rya buri wese wizera Yesu, umwakira nk'umwami, akamwizera nk'umucunguzi w'ubugingo bwiwe. Uwo wese iryo ni isezerano ryiwe ngo yakire umwuka wera. Ndetse yaravuze ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Haraho mperutse kuganira ijambo ry'Imana, ndababwira nti kubera iki abantu barimo kugenda biruka hirya no hino bashaka ngo ababahanurira, kandi ari isezerano ryanyu? Wewe wahanuye se, urinzi iki? Ni isezerano ryawe. Igikwiriye gusa ni iki? Nuko uryakira, nuko utega amaboko ukakira. Kuko burya nta muntu wakwakira ikintu nubwo nakubwira ngo ngiyi Bibiliya yanjye ndayiguhaye, ariko ntutega amaboko ngo uyisingire, ntabwo wayigeraho. Ariko iyo uyisingiriye birashoboka. Niri naryo ni isezerano ry'Imana. Imana yaravuze ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Reka ndetse mbonereho umwanya wo kubakangurira ngo abahungu n'abakobwa bizeye Yesu bahawe iryo sezerano ngo bahanure. Ariko aza kuvuga ngo abasore banyu bazerekwa, bazahishurirwa. Paulo yandikiye Abefeso arababwira ngo nicyo gituma mbasabira ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Bazerekwa, bazagira ubumenyi, bamenye Imana ishobora byose, kandi bazaba babyigishijwe nande? N'umwuka wera w'Imana. Ikindi aravuga ngo n'abakambwe babarimo bazarota. Inzozi bazarota ntabwo ari iz'imitwe abantu baryama bakarota imiruho yabo biriwemo, ariko bazarota bamere nkande, bamere nka cyagihe cya Yosefu n'ababami bahaye barota inzozi bakabura zibasobanurira, ariko hanyuma yabwo Yosefu akaza kuzisobanura kuko banamwitaga nde? Bamwitaga Karosi. Ni igihe turi mu minsi y'imperuka, iminsi abantu b'Imana bari bakwiriye guca bugufi bakaja munsi y'ukuboko k'ubuyobozi bw'umwuka wera, bakayoborwa n'umwuka wera kugira ngo barote, abandi berekwe, bahishurirwe. Kubera kuko turi mu minsi y'imperuka, iminsi irimo ibintu biruhanyije byinshi. Ariko rero tugomba kugira gute? Tugomba kuba twuzuye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe guhishurirwa, kandi abarota barote. Ndetse yaravuze ngo n'abagaragu banje n'abaja banje nzabasukaho uwo mwuka. Uwo munsi Petero amaze kuzura izo mbaraga z'umwuka wera,
yasobanuriye abantu ibyanditswe byera, abasobanurira ibyo abahanuzi bari baravuze. Cyambere yatangiriye ku muhanuzi Yoheri, avuga kuko Yoheri yahanuye yuko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Niho hariya twariko tuvuga hejuru y'abahungu n'abakobwa bazahanura. Iryo ryari ijambo ry'Imana, Imana yari yarasezeranyije mu kanwa ka Yoheri, kandi uwo munsi Petero yararivuze. Icya kabiri, ababwira ubuhanuzi bwa Dawidi. Dawidi yahanuye avuga ibya Kristo Yesu ko azazuka avuye mu bapfuye. Arababwira ngo mbese Dawidi yari kwavuga ku byiwe gusa cyangwa yari kwavuga iby'ubundi, ngo kuko yavuze ngo ntazarekera umwami wanje kuzimu, kandi umwami wanje ntazabona kubora. Arababwira ngo nicyo cyatumye Imana imuzura imukuye mu bapfuye. Ngo none ibi mureba, ibi muhaye mubona, ibi biri imbere yanyu, ntabwo ari ikindi ngo ni umwuka wera wasutswe ku bantu b'Imana, kugira ngo abantu b'Imana bagire ubushobozi bwo kugira icyo bakora. Hari ingero nyinshi ahari twari gutanga zerekana ukuntu bamaze guhabwa umwuka wera barya barabanyentege nkeya bahawe ubushobozi. Tutarageraho reka mbereke ngo umunsi wa Pentecote twavuze ngo mu isezerano rya kera wari umusaruro, ariko naha ngaha mu isezerano rishya habonetse umusaruro utangaje cyane, umusaruro utangaje uruta w'ingano n'amasaka. Kuko usomye ku murongo wa 37 haravuga ngo amagambo Petero yavuze ngo abacumita mu mitima. Ijambo ry'Imana burya ni inkota, kandi ngo ikebera amugi yombi, igatandukanya umusokoro n'amagufwa, ikinjira mu mutima w'umuntu. Nakare cyangwa se ubundi mwanya twari twabivuze mu zindi nyigisho, tuvuga kuko ijambo ry'Imana riza ryinjira rigahindura ubuzima, kandi rikabuhindurira iri imbere. Aba bantu ngo bumvise ijambo ry'Imana ribacumita mu mitima, baravuga bati bagabo bene data dukora iki? Arababwira ngo ni mwihane mubabarirwe ibyaha byanyu, kandi ngo iyo mpano ni iyanyu n'abana banyu, ngo ndetse n'abazaza hanyuma yabo. Reka mbabwire ngo iryo isezerano ni ryacu, ntabwo ari isezerano ry'intumwa gusa ngo ribe ariho ryahekeye cyangwa se riba ariho rigarukira, ariko yavuze ngo ni isezerano ryanyu n'abana banyu n'abazaza hanyuma yanyu, kugira ngo bazasukweho uwo mwuka wera w'Imana. Izi mbaraga z'umwuka wera w'Imana zihesha abantu kugira ubwenge n'imbaraga zidatsindwa. Hano mu byakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 8 haratubwira ngo Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoreraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ariko abantu bamwe bo mu sinagogi yitwa iy'Abaliberitino n'iy'Abanyakreti n'iy'Abanyalexandria ndetse n'iy'Abanyakiriki n'iy'Abanyaziya, ngo barahaguruka baje impaka na Stefano. Umurongo cyane nashatse ko tuvugana uyu w'icumi. Nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Umwuka wari muri Stefano, umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga. Nubwo aya madini yandi yose yahagurutse agisha Stefano impaka, ntibabashije kumushobora, kuko ubwenge bwari mu murimo bw'umwuka wera bwari butangaje, bwari mu imbaraga ziruta imbaraga zabo. Nicyo gituma rero abakiriye umwuka wera w'Imana, Imana yabahaye ubushobozi bwo guhinduka kuba abana b'Imana. Kandi Imana ibakoresha iki? Ibakoresha ibikomeye kandi bitangaje. Hariya mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 8 tubona Petero ahagaze imbere y'abakuru b'Abisirayeli n'abatware ndetse n'abanyarukiko. Bari bamuhagaritse mu mwanya yari amaze gusabira cya kirema. Bagiye ku rusengero rwiza, ari abagabo batatu, ari we Yakobo na Yohana na Petero. Basanga cya kirema cyahoraga gisabiriza, nacyo ngo kibitegereje kibarebye gitekereza kuko hari ifeza n'izahabu bari bugihereze, ariko ngo baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntacyo dufite. Ubaye ngo witegereza ukareba iki kirema gihagaze imbere ya Petero, gihagaze imbere y'intumwa, bakibwiye ngo ifeza n'izahabu ntacyo dufite, cyari gucika intege kikiheba, kikavuga kuko bano bagabo bagihemukiye, abagabo abakozi b'Imana. Bari bamuteze abatezeho iki ibyo bomufasha, ariko baramubwira ngo icyo dufite nicyo tuguha, icyo tuguhaye ni iki? Ni izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nguhaguruka ugende.
icyo ni cyo kirema cyari cyarabuze mu buzima bwe. Ubuzima bwiwe bwose bwari ubwo gusabiriza, ubuzima bwiwe bwose bwari ubw'intege nkeya, ubuzima bwiwe bwose bwari uburema. Ariko uwo munsi baramubwira ngo mu izina rya Yesu w'i Nazareti uhaguruke ugende, kuko bari buzuye iki? Bari buzuye umwuka wera w'Imana w'imbaraga. Ikirema kirahaguruka ngo kitera hejuru, kijana nabo mu rusengero kigenda gihimbaza Imana. Ariko abakuru b'abatambyi n'abakuru b'abayuda bamaze kubona cya kirema cyahagurukijwe, ngo nibwo baboshe ba Petero babashira mu rukiko, batangira kubabaza ngo mbese n'izina ki n'imbaraga ki zabahesheje gukora ibi bitangaza. Barababwira ngo nurya Yesu mwishe mukamutanga mu maboko y'abagome, Imana ngo yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu. Imana ngo imaze kumuzura ngo niyo yohereje izi mbaraga ziturimo zihaye zidukoresha ibingibi. Arababaza, bituma ababaza ngo none se ikiza ni iki? Nuko twubaha abantu cyangwa tukubaha Imana isumba byose? Bari mu imbaraga z'ubushobozi. Uwo ni uwundi musaruro tubona. Twabonye yuko umusaruro wa Pentecote abantu benshi barakijijwe, ubuzima bwabo bwarahindutse. Turacyakomeye. Ubuzima bwabo bwarahindutse, bihana ibyaha byabo barababarirwa. Umusaruro wa kabiri, ibirema byarahagurutse biragenda. Umusaruro wa gatatu nuko ababagishaga impaka bananiwe gutsinda ubwenge bw'umwuka wera bwari bubarimo. Kuri ubwo ndabifuriza abakundwa muri Kristo Yesu, ndabifuriza kuko mwambara imbaraga z'umwuka wera, nibwo tuzabasha guhangana n'ibibazo biriho ubu ngubu. Ka Pawulo mu gice ndagira ngo ni cya 13 ahangana n'urya mukonikoni. Umukonikoni yariko yimira abahaye baza gukizwa, ariko Pawulo ngo yuzuye umwuka wera. Bibiliya iratubwira ngo habe n'amaso yiwe gusa, ngo yaramurebye aramutumbira, aramubwira ngo uhereye none ubimpumye, kuko uhayobuza abakizwa bakira ijambo ry'Imana. Ubu wundi musaruro, kuko abakizwa bariyongera baba benshi. Kubera iyo mpamvu ndabifuriza ko mwuzura umwuka wera kugira ngo babashishe gukora ibikomeye byo mu murimo w'Imana. Ntitwashobora ku bwacu twenyine. Imana yabwiye umugabo witwa Zerubabeli, iramubwira ngo si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko ushobora kugira icyo ukora, ariko ngo ni kubw'umwuka wanje, ngo nicyo kizatuma niriya misozi uhaye ubona iri imbere yawe. Hari imisozi iri imbere y'abantu b'Imana ibabuza kuja imbere, ariko yaramubwiye ngo izahinduka kuba ibibaya, uzayireba izamanuka ibi bibaya imbere yawe. Kuri ubwo tuyoborwe n'umwuka wera, twemerere gutegekwa n'umwuka wera, twemerere gufashwa n'umwuka wera, kandi twemerere umwuka wera ture muri twe. Natura muri twe n'ubumana bwose buzaba buri muri twe, ibitangaza n'ibimenyetso bizakoreka, kandi tuzagira umusaruro ukwiriye abapentekote nyakuri. Imana iduhe umugisha ku bwa Yesu, amen. Bakundwa mwariko mutwumva, twarimo tuganira hejuru y'imbaraga z'umwuka wera zikora nk'umuriro, zihagurutsa ibirema bikagenda, zitinyura barabanyentege nkeya bakavugana ubutwari, bakavuga bashize amanga, bakamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, zikabohora impumyi, zigabohora ibirema, ubundi kandi zigahumisha abarwanya ubutumwa bwiza. Kubera iyo mpamvu mwakira umwuka wera. Tugiye gusenga Imana. Mwami Imana yacu, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe gukomeye, tugushimira ijambo ryawe wohereje muri iyi si kugira ngo ribesheho abantu kandi ribatunge. Reka uwo mwuka wera wadusezeranyije, umwuka w'imbaraga, abe mu buzima bwacu, abe mu buzima bw'abahaye batwumva, kugira ngo ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke, kugira ngo aheshe abantu bawe kuba kuguhamya bashize amanga, haba mu rukiko abane nabo, ahagararane nabo, abakomeze kandi ababashishe muri byose. Urakoze Mwami Yesu kuko ubumva kandi ukabagirira neza, ndetse n'abari abatarakira ubutumwa bwiza, ureke nibumvira ijambo ryawe Mana, aho ribasanga hose, baba bari mu mirimo yabo, baba bari hirya no hino, aho baherereye hose Mwami, niribasanga ribakize, ubuzima bwabo buhinduke, bamere nk'abariya bavugaga ngo none se bene data dukora iki? Abarababwira ngo ni mwihane kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu. Nabumvira ijambo ryawe Mwami, ureke bihane kandi bababarirwe ibyaha byabo, bakizwe, bongere umubare w'abakizwa. Urakoze, amashimwe n'icyubahiro bibi byawe iteka ryose ku bwa Yesu, amen.